muraho neza bene data, twongeye kubaha kaze aho muherereye mwese. Imana ibahe umugisha mwese kubw'uyu munsi wa gatatu dufatanyije dusenga Imana kugira ngo Imana ibashe kudukuriraho uburwayi. Nzi ko hari benshi barwaye indwara zitandukanye. Twarasenze kandi turacakomeje gusenga, ariko twizeye Imana ko izakiza abarwaye indwara zimaze igihe kirekire. Bizera Imana ko izakora imirimo yayo bakabona gukira. Rero reka twinjire mu ijambo, ariko mbasaba bene data kugira ngo mwizere Imana. Twarasenze kandi mukomeze mwizere Imana, izabasha kudukiza, kubakiza cyangwa se kudukiza icyorezo kiriho cy'uburwayi. Imana rero ibahe umugisha, murakoze cyane. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana dusanga hano muri Matayo ibice 8 murongo wa mbere. Titire y'amagambo iravuga ngo, cyangwa umutwe w'amagambo ngo Yesu akiza umubembe. Igice cya mbere kikavuga ngo amanutse kuri uwo musozi abantu benshi baramukurikira. Igice cya kabiri, maze haza umubembe aramwegera aramupfukamira aramubwira ati, mwami washaka wankiza, washaka wabasha kunkiza. Igice cya gatatu, Yesu aramusubiza ngo, arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka kira. Uwo mwanya ibibembe bye birakira. Yesu aramubwira ati, wirinde ntugire uwubwira, ahubwo genda wiyereke umutambyi uture n'ituro Mose yategetse ribabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Bene data, dusomye ijambo hano muri Matayo ritubwiye umubembe wahuye na Yesu, aramubwira ngo, Yesu washaka wankiza. Uwo mubembe yari afite kwizera kudasanzwe, kuko yari azi ko Yesu ashoboye kumukiza, kuko yari azi ko abishatse ntiyamukiza kandi abishatse yamukiza. Ariko kuko yari azi ko Yesu abishoboye, niyo mpamvu bigaragara ko uyu mubembe yari afite kwizera. Niyo mpamvu Yesu amubwira ngo, Yesu washaka wankiza. Yesu nawe aramusubiza aramubwira ngo, ndabishaka kira. Ariko wirinde ntihagire n'undi muntu n'umwe ubimenya, ugende uture ituro. Bene data, Yesu arashaka kumukira. Iyi minsi twasenze Yesu yarabakijije. Ahasigaye nimugende mushime Imana, nimugende muture ituro ry'ishimwe, kugira ngo bimenyekane ko Imana yakoze ibikomeye. Hari igihe ibintu byose mu buzima habaho kugira icyo nawe ukora kugira ngo ugire icyo wakira. Hariho kwizera Imana kugira ngo ibashe kugukiza koko, kuko niyo ntambwe ya mbere. Wizera, kwizera kandi ukizera Imana ko ishoboye byose. Hakabaho kandi n'igikorwa, kuko hari icyo Imana iba yakoze, nawe ugomba kugira icyo ukora. Niba Imana yagukijije, nawe ugomba kugira ituro ry'ishimwe utura, kuko hari icyo Imana yakoze. Bene data, tuza twaguka muri byose, twaguke mu gusenga kandi twaguke no mu gushima muri byose, kuko Imana niba igukijije ugakira, ugomba kandi no gushima. Uyu mubembe yabwiye Imana kuko yari azi ko yizeye Imana Yesu ashobora kumukiza. Yesu aramukiza, kandi Yesu nawe aramubwira ngo, wirinde ntihagire ubibwira, ugende uture ituro. Rero bene data, twizeye Imana, twasenze. Ahasigaye mugende mushime, mugende muture amaturo, mwakire Imana ko yabakijije, mwakire gukira mu buzima bwanyu. Mwature muvuge ngo, kuva uyu munsi ndakize. Uburwayi nari maranye igihe kirekire, uburwayi nari maranye igihe kigufi, uko kose ushobora kuba umeze, ahasigaye uvuge ngo, kubera ko hari ibyo wakoze muri nje,
reka naje nture ituro ry'ishimwe. Bene data, ituro ni ikintu cy'umumaro. Iyo utuye kubw'icyo Imana yagukoreye hari icyo bimaze, uba washimye, kuko uriteka ko hagize umuntu uwo ari wese ugukorera serivisi ukamushimira nawe azagubwa neza ari n'umuntu, noneho Imana igukoreye ikintu ntugomba kugaruka kandi imbere ngo Mana ongera ungirire gutyo. Uyu munsi wasenzera gukijije, ejo wenda uzagira n'ikindi kibazo, kongera kuyiza imbere nta kibazo. Imana yo ni nyembabazi kandi izabikora. Ariko kandi hagombaho no kuba n'ituro ry'ishimwe ku mukristu, ku muntu warekonesheje, ku muntu uzi agaciro k'Imana, kuko ibyo wakoze nk'umuntu uba wagiye imbere yayo kayisaba umunsi cyangwa 2 cyangwa 3, habasigayeho aho ituro ry'ishimwe kuri yo kugira ngo Imana ibashe guhabwa icyubahiro. Rero aho muri mwese, aho muri hatandukanye, muzabona iyi video, waba wari umaze iminsi urwaye, wizere Imana ko Imana ikiza, kandi uture n'ituro ry'ishimwe aho uri hose, uriturira aho uri kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Murakoze cyane, reka turirimbe. Icyubahiro kuko niwo ubikwiriye, aho wadukuye harakomeye Imana. Dushimye wewe wabanye natwe muri iyi minsi y'amasengesho, tugutakira kugira ngo ugire icyo ukora Mana, ugire icyo ukora ku bantu bawe barwaye indwara zitandukanye Mana. Ushimwe kuri Imana izayumva gusenga kwacu, ushimwe kuri Imana yatwumvishije, ushimwe Mana, ushimwe Mana, ushimwe Mana. Turagushimiye Mana, turagushimiye Mana, turagushimiye Mana, turagushimiye Mana, kuko hari ibyo ukoze mu buzima bw'abana b'abantu mu izina rya Yesu. Mana, imbaraga zawe zirakomeye. Mana, imbaraga zawe, imbaraga zawe zirakomeye, imbaraga zawe zirakomeye, imbaraga zawe zazubera saro Mana we. Nizikora ibikomeye Mana, nizikora ibikomeye. Abatarakumenya bamenye imbaraga zawe Yesu we, abatazi kuri Imana ikiza, yo wakize Mana we, izina rya Yesu. Mana zawe, imbaraga zawe, Mana zawe, imbaraga zawe, Mana zawe, imbaraga zawe, Mana zawe, imbaraga zawe, Mana zawe, imbaraga Hallelujah, hallelujah. Listen up, guys. Hallelujah.
komera ukora ibikomeye Mana mu mitima y'abihebye ukora ibikomeye Mana abatakuhimbaza Mana babasha kubona imbaraga zawe utange ihumure mu mitima y'abantu bawe shimwa Yesu kiza Mana icyubahiro Mana ukwiriye kuhimbazwa Mana we haleluya yo Baba yetu leme jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako jina lako lipewe sifa Baba yetu jina lako liinuliwe Mana we isiose murakoze cyane kandi ndabashimiye ko mwabanye natwe iyi minsi kandi twizeye Imana ko hari ibyo yakoze rero mubashe gusangiza iyi video abandi niyenda hari abafite kwiheba kugira ngo Imana ibashe kubasanga murakoze cyane